intege nkeya ariko kandi tuzadukora icyo Imana yadushize ku mutima ntabwo tuzadukora icyo twateguje twebwe ahubwo Imana izigiteguriza mu bugingo bwacu kagihereza imbaraga tukakibwira ubwoko bw'Imana bakabwakira icyo cyizere rero mukidukomereje Imana ibaha umugisha aka gatuti karahenze iyi mikrofone irahenze icyizere kirahenze ariko ndashima Imana kuko mukidukomereje icyo cyizere mukabona ko ari ngombwa tubakanwa k'Imana Imana ibaha umugisha ndashimira Patrick twavuganye n'ubuyobozi bw'abayumbe abashinzwe akakane mwese n'abakirisitu Imana ibaha umugisha kandi by'ukuri nariko numva ndashoboye ariko Imana irafasha ndashima Imana kuko muri kadepi wacu hano hari igicaniro cy'Imana ndabishimira Imana yabikoze biterane byaratambutse ejo bundi ndacari ko mbyumva jewe sinzi ukuntu nzamera ikintu cyose cyanejeje nimba ari igiterane nimba ari vuga butumwa nagiyemo zanumva ryari gomba gusuma mu bugingo bwaje Imana ihabwe icubaro kuko yaduhaye igiterane cyiza cy'abasore bacu nubwo badahari ariko bakeya bariho Imana ihabwe icubaro kuko yahesheje umurimo w'Imana mu basore bacu ba kadepi n'ababyeyi mwese mwabashigikiye Imana ihabwe icubahiro ndanezerewe kubana namwe reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya rivuga ngo imbaraga imirimo y'umwuka wera mu buzima bw'umukristo haleluya imirimo y'umwuka wera mu buzima bw'umukristo umwuka wera Imana ntiyawutanze gusa ngo gupfa kubaho gusa Imana yadusigiye umwuka wera kandi ndavuga amagambo make nta byinshi nta birebire jamo ariko ndavuga imirimo y'umwuka wera icyo umwuka wera azakora mu buzima bw'umukristo semeni amena haleluya Imana yatanze Yesu Kristo wabivuze papa naringize iminsi mpantekereza ijambo rivuga ngo kwisobanukirwa nariko numva iyo amatema abiri yariko nzamo muri iyi minsi teme yo kuvuga ngo kwisobanukirwa kisobanukiguriwe ukisobanukirwa ucurisha imbere y'Imana ukisobanukirwa ucurisho mu byukora ukubayeho mu buzima bwawe ukisobanukirwa ugasobanukirwa icyo Imana yakugize cyo ukimenya ukitahura ugatahura n'icyo Imana gushaka ugatahura n'ubushake bw'Imana kuri wewe rindi jambo rya kabiri ryari rindimo umutima wawe ukunganiriza ijambo rivuga ngo se ni impamvu nyabakiduse niki kiza gituma tuje imbere y'Imana tugasenga Imana ihabwe icubahiro niki kiza gituma dutonda karengi iminsi yose tukaje imbere y'Imana niki kiza gituma dusenga Imana ni impamvu nyabaki izituma tuza hangaha tukaja mu butayu ukiyiriza ugasiga abana Pastor Kofi yavuze ngo agize iminsi ngo umwana wiwe yabuze ibyishimo by'ikibyere kubera umurimo w'Imana ni impamvu nyabaki zituma dushaka mu maso y'Imana zabivugwa gutaha amen hari bisobanuro byinshi Bibiliya yambwiye ariko reka tuganire imirimo y'Imana ikorera mu buzima bw'umukristo semeni haleluya Bibiliya yatubwiye ngo Yesu agiye kuzamuka mu ijuru abigishwa biwe baramubwiye atase data we ko ari wowe tuzi ko tuzatubonera imirimo y'Imana muri wewe ko bageze utugaburira ko bageze udukiriza ko bageze tuvurira ko bageze ukize impumyi n'ibimuga ukatugaburira ko baduhaye umunsi w'isabato tukishima tukabaho mu buzima bwo kwishima ese kugiye kugenda uradusigira iki haleluya kugiye kugenda uradusigira nde ninde udusigira Yesu arababwira ngo murindire Yerusalemu niki gice kizakozwa n'intumwa igice cya mbere kugeza ku murongo wa 10 niho bisobanura cyane ariko kubera umwanya ndavuga ibyo verse nasomye aravuga ngo nta kindi mukora murindire Yerusalemu murindire mu gitaramo murindire mu bushake bw'Imana umukozi w'Imana yavuze ngo ubuzima nta buzima tubona nta mahoro tubona titwaba beza tudatuza Yesu Kristo yavuze imbaraga z'igitambo hari ijambo mperutse gusoma rivuga amahamba y'igitambo taze haleluya we haleluya amahamba y'igitambo yabivuze ndabyibuka amahamba y'igitambo
igitambo. Ijambo rya mbere ngo igitambo Imana yagaza yishimira ngo ni igitambo wabashije gutoranya mu bintu byose utuzi kikaba cyiza kidafite intege. Ni igitambo kitagira intege. Igitambo kitagira intege, igitambo uraba ucisha amaso mu nka zawe cyangwa mu ntama zawe. Igitambo kitagira intege niho ihame rya mbere. Ihame rya kabiri ngo ni igitambo cyawe bwite, apana icyo batiriye, apana icyo bagiye gukaba, apana icyo bakuye ahandi. Ni igitambo cyawe bwite bwite. Amina we. Igitambo cyawe bwite. Mani habwa icyubahiro. Amen. Mani habwa icyubahiro. Atukuzo. Reka mve muri ibyo ngibyo si byo natoranyije kuvuga. Yabivuze numva biraje. Biba. Bibiliya yavuze ngo Yesu Mwuka wera w'Imana akora mu buzima bwacu. Hari ijambo ryantangaje ryambwiye ngo umukirisitu ngubaho atoyobowe n'Umwuka wera w'Imana. Ngo zamana kakujya kumukinyi wakabomu ngo bashize muri tere mwitere ngo utagira amaguru. Umukirisitu ubaho atayobowe n'Umwuka w'Imana, atarabyawe ubwa kabiri, atayobowe n'Umwuka w'Imana. Ngo nikakujya kumukinyi bataraye mu kibuga cyo gukina ngo ariko atagira amaguru. Nukuvuga ngo makabomu kaza nta mbaraga zo kugakweba, nta mbaraga zo kwinjiza, nta mbaraga zo gukina. Ngo nibwo buzima umukirisitu abayeho, umuntu ubayeho utaruzuye Umwuka w'Imana ngo abayeho gusa. Ni ikimuga. Joro dafite ukuguru ntiyopika. Umurimo wa mbere Umwuka wera azakora mu buzima bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo azatwemeza iby'integeko zacu, azatwemeza ibyaha byacu. Wavuze Dawidi, James arasakumbaza kaka arambaza ngo sema majuya nini unasemanga neno kukisha ngo unasembaga semaka Dawidi. James uri mwana waje ukurikirwa n'umuherezi. Nukuri ko Imana ibyo tuzatukora abana bacu bazababyumva. Nimba ari bibi nimba ari byiza abana bacu bazababyumva. Arambaza ngo juya nini unasembaga ngo unasemaka tumokisha unasema Dawidi. Uzo mpamvu nkunda kuvuga Dawidi. Dawidi samani amena wa. Yavuze ngo ishimana Mana ngo yabwiye Dawidi ngo aramubwira ngo Dawidi we ni wowe umeze kuko ufite umutima kuko jewe Imana ashaka. Dawidi ngo ni wowe ufite umutima mwiza uw'Imana ishaka. Ijambo rya kabiri ngo Dawidi ngo ni wowe wabaye mu mbaraga zo kuramya Imana bihagije. Dawidi ajabundi baheretse kutubwiriza hano mu gitarane cya Gisubizo. Umupastor aravuga ngo ubuzima bw'umukiranutsi ngo ni ukubaho mu buzima bwo kuramya Imana kuzuye. Ngo ni ukubaho mu buzima bwo kuramya Imana kuzuye. Dawidi ngo ni wowe wakoze igikorwa cya mbere cyo kuramya Imana byuzuye. Haleluya we. Haleluya. Imana wiramwistegereza. Imana niza yistegereza gusa. Imana nizimenya kiri ku mutima wacu. Mwanditsi yaranditse ngo Imana izimenya ngo imijyambere yacu ni mu byukira yacu ngo ni imihagurukire yacu. Imana ngo nizi kwitegereza gusa. Abantu nukubesha. Wirira Yohana wirira Duritari umuryango wa Yuda yaranesheje aburico gitari. Imana ngo iramwitegereza akiri umwana mutoya ngo aragiye. Dawidi ngo yagaza aragira intama ari umwana mutoya yo mu ishyamba ngo ntakindi kintu ngo yagaza akora ngo yagaza aramya Imana byuzuye. Kandi ngo ari wenyine. Hariho abantu benshi baza bakenera kuramya Imana iyo abantu baba bareba. Hariho abantu benshi baza bakunda ngo baramye Imana abantu babore mu ikanisa ryuzuye. Oya kubita mwe rimwe papa. Reka tutambe bakunda mutatugaye mutambile alikuwa nini we. Reka tutambe bakunda mutatugaye mutambile alikuwa nini. Reka tutambe bakunda mutatugaye
y'Imana. Imana ngo iramwitegereza ngo iravuga ngo Dawidi wa ni wowe Mana uzaba umwami wo kuyobora Isirayeli. Kubera yakoze igikorwa gikora ku mutima w'Imana, Imana imugira umwami. Ukuri kw'Imana umunsi twaranye Imana byuzuye, Imana izaduhindura amazina. Ndutirara ribza jabundi aravuga ngo tutabutabara tena, tutatabara tena. Ukuri kw'Imana nidutamba neza, nituramye Imana neza byuzuye, tutatabara tena. Tutatawala tena, 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 tutatawala tena. Mwuka w'Imana ngo azatwemeza. Dawidi ngo amaze gukora icyaha ngo abwira Imana ati Mana we wamenye ko naririye inyama y'umuntu, wabimenya mu ndangagaciro zatumye Imana ikora ku mutima wa Dawidi muhindura amazina. Nuko yambaye integeke ziwe yamamubwira ngo se wabimenya ko naririye inyama y'umuntu, wabimenya ko nasambanye, wabimenya ko nashiye inyuma y'amategeko yawe. Umwuka wera w'Imana ngo azatwemeza integeke zacu. Basa nugera ahantu ubwira umuntu ngo wacumuye, ukabwira umuntu amakosa yiwe agatangira kukuburanya, agatangira kukubwira ngo sana umutima, yagera ahantu akagukura kuri telefone akakuburoka, akaza guhunga akagera mu rwego rwo kuguhunga. Uzamenya kuko uwo muntu azaba afite ikibazo mu buzima bw'umwuka wera, azaba afite ikibazo ngo ubusabane bwiwe n'umwuka we, azaba afite ikibazo mu buzima bw'umwuka wera. Ariko umwuka wera muzamubwira ngo muzamurinda ngo niducumura ngo batubwire ngo twacumuye. Umwuka wera w'Imana tuyogutinya ngo rumenane. Umwuka wera aza kwemeza, azamubwira ngo nubwo wahakanye, nubwo wawishushanya, nubwo wavuze ariko wacumuye. Hari umugore w'umunyabwenge waherutse kuvuga, aravuga ngo kugira umutima wo guca bugufi, wo kwihana, wo gusaba imbabazi ngo ni igikorwa cy'umuntu w'intwari. Kwaka imbabazi patiri ukabona umuntu aciye bugufi, abe nubwo zambwira umugabo waje ngo umunsi uzoza ngo ukoroga cyangwa gusa byabaye gusa nkakumeresha nawe, nikosa ntakoze, zana amafuka kugira gusa ngo amahoro abe ubone neza kandi amukomeresha azana akarashana. Uzamubwira ngo kwaka imbabazi, kwiyemeza amakosa ntabwo ari umuntu gusa wapfa kwiyemeza amakosa. Witahuye ni igikorwa gikomeye cy'umuntu w'intwari, kwiyemeza amakosa. Umunyabwenge agomba kwiyemeza amakosa n'igihe atacumuye gusa kugira ngo aramire ibyari bigiye gupfa. Umwuka wera azatuyobora akakubwira ngo mwana wawe genda gusa, tukarinda ngo bakubwira ngo twambaye gute, kuravuga iki n'ubundi wuzuye umwuka wera. Ntabwo ukuvuga ngo ubwo bije gusa ngo uravuga amagambo. Umwuka wera aza kubwira ngo vugiri sigiri. Umwuka wera aza kubwira ngo ambara gusa, reka kwambara gusa. Umwuka wera akakubwira ngo yicara aha, reka kwicara. Nukuri ko Imana ibibanza byose si uko bitubereye kubyicaramo, kandi huzu yose si itubereye ngo twambare. Amagambo yose si uko aje ngo tuyavuge. Umwuka wera azatuyobora. Ijambo rya gatatu, amina we bagasimbera ku rya gatatu, ndeke n'amajambo atanu ngiye kurirekera. Ijambo rya gatatu ngo umwuka wera azaturihira kaka we. Ayi wawe ruberengeye
we umwuka wera baza tunihira muririmbyi araririmbya aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana ngo afite umuntu uvugira ngo kandi ni umukuru kandi uwo muntu yitwa Rukundo aravuga ngo ubwo avugira nk'amazi wamunirukanaho turangasabo ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira n'umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo ni n'umukuru w'abatambyi yitwa umwuka ngo niwuze udutatera umwuka katuvugira satuvugani umwuka ngo zareba amajambo mpayivuga Nyabitanga haside kayavuga n'intege nkeya kavuga uko ntarishatse kuvuga kavuga amafuti umwuka waranga ukaza ngo ukavuga ngo uko Nyabitanga agiye avuze n'iri sengesho Nyabitanga asaza oya yasiko yarakanaye kuvuga oya yasiko yarashatse kuvuga maradeza Nyabitanga yarashatse kuvuga gutya we Nyabitanga ariko asenga gutya mana we nubwo yananiwe kuvuga nubwo yananiwe guhesha agaciro agiye kuvuga ariko mwuka we tatawala tena izo mama na data batashoboye kundihira bakiriho umwuka wera ngo arashaka kuntatera umwuka wera ngo arashaka kundihira bakavuga ngo abangaba n'abadata n'abawe kurumva icyo bari bashatse kuvuga papa umwuka wera ngo akamenya guhesha agaciro ibyo tutamenya guhesha agaciro umwuka wera akamenya kudutakira akavuga ngo abangaba nubwo yavuze gutya si uko yari ashatse kuvuga we ariko yaragize ngo avuge gutya umwuka wera ngo ukazamura amagambo ngo ikamenya kuyayungurura yonyine umwuka wera ngo akamenya kubihesha agaciro bakabisingiriza Yesu bakadukorera imirimo n'ibitangaza umwuka wera umwanditsi yanditse aravuga ngo cyakora ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera ngo nabamanukiramo murindire Yerusalemu umwuka wera azaduha imbaraga umwuka wera azaduhumuriza umwuka wera azadutarikira umwuka wera azadukomeza umwuka wera azadutaba ijambo ry'Imana ritugaziye tatawala tena na Bwana tutatawala tena tutatawala tena tutatawala tena na Bwana tatawala tutatawala tena